Muraho neza bakunzi bayicano iga menya kandi uyoborwe n'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye kuba mudukurikirana umunsi ku munsi, ariko kandi ni iby'igiciro kubera yuko bidufitiye akamaro twese kwamamaza ijambo ry'Imana kugira ngo rikwire hose, haba mu miryango yacu, haba twebwe ubwacu. Birumvikana ko dukeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu wese rero ukeneye kugumya kuba muri uwo mujyo, namubwira ngo yashyitse ahantu heza. Niyo mpamvu mbabwira ngo mugume hano, abatarakora subscribe nababwira iki, mukandeho, mukanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. Ariko kandi n'abayikoze nta kindi uretse kubashimira no kubasabira umugisha w'Imana. Si ibyo gusa kandi mu gihe waba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, mbasaba kubandika muri komenti cyangwa se kubisangiza n'abandi ijambo ry'Imana, ugakora kuri share. Hanyuma ntuzatinye nanone kutwereka ko wakunze ikiganiro cyacu ukanda kuri like. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo bugingo, ijambo ry'Imana ni amahoro, ijambo ry'Imana niryo rituyobora, rikatubera impamvu yo kugera aheza hanogeye Imana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igitabo cya mwene Siraki. Nifuje ko tujya kukigendaho tugikurikirana ku murongo kuzagera ndetse tukirangije, ariko by'umwihariko ndagira ngo impamvu nyamukuru ni uko hari abantu bakoresha Bibiliya yera. Akenshi iki gitabo ntabwo gisangwa muri Bibiliya, ariko ahangaha ni igitabo cyiza kandi kirimo inyigisho nziza dusanga muri Bibiliya ntagatifu. Reka tujyane rero turebe izi nyigisho z'ingenzi kandi zibasha kuyobora umuntu, zimushishikariza kumenya ubwenge. Iyo turebye mu ijambo ry'ibanze ry'uwahinduye igitabo, baratubwira ngo amategeko, abahanuzi n'abandi banditsi babakurikiye badushyikirije inyigisho nyinshi kandi zikomeye zatumye biba ngombwa kurata Isiraheli ubumenyi n'ubuhanga byayo. Nyamara ntibihagije ko abasomyi babikuramo ubuhanga bonyine, ahubwo birakwiye ko abitangiye ubumenyi bagirira akamaro rubanda, ari mu byo bavuga cyangwa mu byo bandika. Niyo mpamvu sogokuru Yezu wari umaze igihe asoma amategeko, abahanuzi n'ibindi bitabo by'abakurambere bacu, akabicengera, nawe yiyemeje kugira icyo yandika mu byerekeye uburere n'ubuhanga, kugira ngo abitangiye ubumenyi nibabyitaho barusheho kubaho ku buryo buhuje n'amategeko. Muzashishikarire rero kubisomana ubwitonzi, kandi muzatubabarire aho twagerageje gusobanura imvugo zimwe na zimwe ntibidukundire. Koko rero ikivuzwe mu rurimi rw'Igihebureye hari ubwo umuntu atabona uko akivuga mu buryo bunoze iyo agahindura mu rundi rurimi, iyo ari guhindura mu rundi rurimi. Ibyo ntibigaragarira gusa kuri iki gitabo, amategeko ubwayo, abahanuzi n'ibindi bitabo, iyo ubisomye usanga bidahura neza n'uko byari biteguye mu rurimi babihanzemo. Mu mwaka wa 38 umwami Everigeti ari ku ngoma, nagiye mu Misiri mpamara iminsi, nuko mpabona umuzingo uriho inyandiko mvugo y'izi nyigisho zikomeye. Nasanze ari ngombwa cyane ko nanjye nashishikarira guhindura iki gitabo mu Kigereki. Naritanze muri icyo gihe, ndara amajoro, nkoresha ubwenge bwanjye bwose ngamije umurimo wo gukwiza hose iki gitabo ngo gikoreshwe n'abari mu mahanga bifuza kujijuka, kugira ngo bavugurure imibereho yabo maze bakurikize amategeko. Rero hari umuntu ushobora kuvuga ngo ese ntiwumva ko nyine cya gitabo bana mugani bagihinduye nabi? Ariko
ubundi mu buzima abantu b'abahanga mu ndimi bahita babyumva nk'abantu bize indimi, nta rurimi rusobanurwa mu rundi. Buriya bakubwiye ngo umuntu aravuze ngo nagiye mu murima ngiye kwikorera ibishyimbo mbanza kubanga ingata, bakakubwira ngo ubishyire mu rundi rurimi bishobora kukugora. Kubanga ingata cyangwa kuboha ingata mu zindi ndimi z'amahanga nk'igifaransa, icyongereza se, ushobora gusanga n'iryo jambo sinzi niba ingata muzi icyo rivuga, umuntu ubizi atwandikire muri komantere. Ariko nagaciyemo, reka twinjire mu ijambo ry'Imana rero. Nahereye rero ko nari mpereye ku ijambo ry'ibanze kugira ngo twinjire muri iki gitabo, ariko noneho by'umwihariko ni igitabo cyiza kandi gihebuje kirimo ubuhanga ndetse n'inyigisho nziza. Umutwe rero wa mbere batubwira ngo inyigisho zinyuranye zerekeye ubuhanga. Icya mbere ni inkomoko y'ubuhanga. Reka dusome. Ubuhanga bwose bukomoka kuri Uhoraho kandi buhorana nawo ubuziraherezo. Umusenyi wo ku nyanja n'ibitonyanga by'imvura cyangwa iminsi y'ibihe byose, ninde washobora kubibarura? Ninde wapima ubuhagarike bw'ikirere n'ubugari bw'isi, agasobanukirwa n'inyenga nkaswe ubuhanga? Ubuhanga bwaremwe mbere ya byose, ubwitonzi buhangwa kera na kare. Ninde wahishuriwe imizi y'ubuhanga, ibanga ry'imigambi yabwo ninde wigeze arimenya? Umunyabuhanga ni umwe kandi aratinyitse cyane, ni utetse ku ntebe ye y'ubwami. Uhoraho ni we ubwe waburemye, arabwitegereza, arabusesengura, abukwiza mu biremwa bye byose, mu binyamubiri byose akurikije ubuntu bwe, kandi abusendereza no mu bamukunda bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aha rero muri uyu mutwe batubwiye uburyo ubuhanga ari ingenzi. Ubuhanga bukomoka kuri Uhoraho kandi buhorana nawe ubuziraherezo. Ubuhanga si ukuba gutsinda gusa mu ishuri, oya. Ubuhanga bugaragara mu bice bitandukanye by'ubuzima n'imibereho ya buri munsi. Ushobora kuba uwa mbere mu ishuri cyangwa se waratsindaga ukarangiza amashuri, ukaba warize amashuri menshi, ariko mu buzima busanzwe abantu bajya bakureba bakabona nta kamaro, nta kintu mu bahanga utarimo, abantu bakavuga ati nuriya muntu mu mutwe we harimo akantu kabura. Kubera iki? Imyitwarire, kubera ubuzima ubayeho, kubera ibintu byinshi. Rero Bibiliya hari n'aho itubwira ngo kubaha Imana niko kujijuka. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi no kuva mu byaha bikakujijuka. Ibyo byose rero tuzagenda tubigeraho, ariko by'umwihariko mwumve ubuhanga ni ingenzi. Bibiliya itubwiye ko ubuhanga Imana yaburemye mbere na kare iraburema mbere y'ibindi byose. Yewe n'ibyo ibiremwa by'isi byose tuzi byaremwe n'Imana, yabiremesheje nyine ubwo buhanga bwayo. Reka rero turekomeze no ku murongo wa 22 kugera ku 24. Baratubwira umujinya no kwihangana. Umujinya w'ubusa nta shingiro uba ufite, kuko umutwaro wawo urimbura nyirawo. Umuntu witonda arihangana agategereza umwanya uboneye, maze amaherezo ibyishimo bikamugarukira. Ahisha amagambo ye agategereza igihe, maze ubwenge bukamamazwa na benshi. Ku mujinya, ahangaha batubwiye ko umujinya w'ubusa nta shingiro uba ufite. Hari abantu bagira umujinya ugasanga bakunze kurakazwa n'ubusa. Akantu kabaye kose akarakara, mu bo babana bakaba batakunda kuvugana nawe, niba yashyitse ahantu bavuga bagahita baceceka kubera ko bazi ko akantu gato kari bukome, induru zikavuga, akagira uburakari bwinshi, akaba yanarwana n'ibindi. Uyu mujinya rero nta shingiro bifite. Baratubwira ko umutwaro nyine
ubundi umutwaro w'umujinya urimbura nyirawo. Hari n'abantu bagira umujinya ku buryo arakara akamena ibintu byiwe byaranamuhenze, agafata telefone agakubita hasi, yaba afite nka televiziyo akayimena, yaba afite amasafuriya akajanjagura n'ibindi, kandi mu by'ukuri nyuma yo kubikora akaza kwicuza. Rero niyo mpamvu batubwira ngo umujinya si mwiza, umujinya ubusa nta shingiro uba ufite. Rero kandi noneho umuntu witonda by'umwihariko arihangana, kabone n'iyo yaba afite ibimuvuna, ibimubabaza, bimuteye agahinda, ariko arihangana agategereza umwanya uboneye, maze amaherezo ibyishimo bikongera bikamugarukira. Atahisha amagambo ye agategereza igihe, noneho ubwenge bwe bukamamazwa na benshi, ugasanga abantu bose bamuvuga neza kubera yuko nyine afite kwihanganira muri we, afite gutuza muri we, ni umunyamahoro. Reka dukomeze tudatinze muri uyu mutwe wa mbere nyine dukomereze ku murongo wa 25 kugera ku wa 30. Aho noneho batubwira kwicisha bugufi, gukunda no gutinya uhoraho. Mu bigega by'ubuhanga hahunitsemo amagambo y'ubwenge, ariko gukunda Imana bitera umunyabyaha ishozi. Urifuza ubuhanga, jya ukurikiza amategeko, maze uhoraho azabukugabire. Koko rero ubuhanga n'ubumenyi ni ugutinya uhoraho, kandi ikimushimisha ni ubudahemuka n'ubwitonzi. Ntugateshuke ku gitinyiro cy'uhoraho, cyangwa ngo umuyobokane umutima uryarya. Uzirinde kuryarya abandi, kandi ujye ufata umunwa wawe. Ntukikuze ngo wowe ubwawe utava ahubwo maze ukikururira ikimwaro. Koko rero uhoraho yatangaza amabanga yawe, akakoreka mu ikoraniro rwagati, kuko wanze kumutinya, kandi umutima wawe ukaba wuzuye amayeri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kwicisha bugufi rero aho ngaho babitubwiye mu magambo make, tubwiye ko mu bigega by'ubuhanga, cyangwa se abantu bose, ahantu hose muzumva bavuga abanyabuhanga, handitsemo amagambo menshi y'ubwenge, amagambo akomeye, ariko muri ibyo byose iyo hajemo gukunda Imana, ubundi ku munyabyaha bimutera ishozi. Ntabwo muzitegereze neza, hari nk'igihe uba muri sosiyete y'abantu, wenda nko ku munsi ugiye gusenga abantu bakavuga bati bakajya baseka tuse nk'uyu yagiye, ugasanga atabuze kwikorera n'ibindi n'ibindi. Nyamara rimwe na rimwe ugasanga kuba bakora no ku cyumweru ntibivuze ko batera imbere kurusha abandi, bivuze ko bakize wenda kurusha abasenga. Yego biranashoboka ko byabaho gutyo, ariko byonyine kumva ko utaye umwanya bagasigara bakuvuga bavuga ati nguriya arajya gusenga iki, ko n'ubundi bimeze gutya na gutya. Ugasanga kuba wubaha Imana ubwabyo bibatera bo kubyumva ni ibintu biteye ishozi kuri bo. Rero kubaha Imana ni ingenzi. Rero batubwiye ko niba wifuza kuba umuhanga, ugomba kwihatira gukurikiza amategeko, bityo uhoraho akazakugabira ubwo buhanga. Nukurikiza amategeko y'Imana, kwihatira kugenza nk'Imana, kugendera mu nzira zayo, kuyubaha no kuyikorera, nta kabuza uzagera kuri icyo cyiciro, hahandi uba umuhanga, uzahagabizwa ubwenge, kuko ubwenge bugaragarira mu buryo ubana n'abandi. Niba ubayeho utinya Imana, abantu bose bakabona ubabanira neza, nta buhanga buruta ubwo ngubwo. N'umunyarwanda yarabivuze burya ngo ubundi kubaho ni ukubana. Uko rero ubayeho ubanira abandi, abantu bakabona ukurikiza amategeko y'Imana, mbese uri indakemwa mu mico no mu myifatire, nta kirusha ibyo ngibyo rwose. Dukomeze rero ku mutwe wa 2 w'igitabo cya mwene Siraki, aho batubwira kudahemuka mu bigeragezo. Bavandimwe, muzi ko akenshi dukunze kugera mu bigeragezo, twarangiza tugacogora, tugahemuka, tukajya kure y'Imana. Murekere twumve icyo ijambo ry'Imana naryo ritubwira. Ravuga ngo mwana, niba wiyemeje gukorera uhoraho,
tegura umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo, umutima wawe uzaba umunyamurava kandi ugire ibitekerezo bihamye, ntugakangarane mu gihe cy'amakuba, uzamukomereho woye kumutatira, bityo uzakuzwa ku munsi wawe wa nyuma. Ibikubayeho byose ujye ubyemera kandi ujye wihanganira amagorwa ucamo aguca intege, kuko zahabu isukurirwa mu muriro n'intore zikagaragarira mu makuba. Uziringire Uhoraho azagutabara, uzajye unyura inzira iboneye kandi umwizere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umvira ijambo ry'Imana uburyo ritanga ihumure mu magorwa. Niba ugeze mu bigeragezo ntabwo ari ngombwa ngo wihakane Uhoraho, si ngombwa ngo ujye kure y'Imana. Oya, no mu makuba Imana ibikureba, birakwereka ugaca muri ayo makuba, ariko byanze bikunze ku munsi wa nyuma ku iherezo ryawe uzagira ibyishimo, no gupfa kwawe kuzajya kugira itandukaniro n'urupfu rw'abandi bantu. Hari abantu bagera n'igihe cyo gupfa bagapfa, ariko ukavuga umuntu wese akavuga ati yewe aragenda agiye nabi, apfuye rubi, yewe ugasanga umuntu agiye apfuye ahekenya amenyo, apfuye avuga nabi, afite umushiha n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana ritubweretse ko iyo wihanganira amagorwa, yewe no ku munsi wawe wa nyuma uzagira amahirwe. Byumvikane ko Uhoraho ngo azagutabara, uzajye unyura inzira iboneye kandi umwizere, kuko ngo no ku munsi wa nyuma bizakubera, uzakuzwa no ku munsi wawe wa nyuma. Ni ukuvuga ko hari igihe uca mu bibazo byinshi n'ingorane, ariko byanze bikunze ku iherezo ukagira amahirwe, ukabaho neza, ukongera ukabona nyine ibyo waruhiye cyangwa se waharaniraga ubigezeho. Noneho nyuma yaho tugiye kureba noneho ikindi kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 18, aho batubwira kwiringira Uhoraho, kwiringira Imana. Aravuga ngo mwebwe abatinya Uhoraho nimutegereze imbabazi ze kandi ntimudohoke, hato mutazarimbuka. Mwebwe abatinya Uhoraho nimumwiringire, ibihembo byanyu ntibizigera bibura. Mwebwe abatinya Uhoraho nimwizere ibyiza bibagenewe, birimo ibyishimo bihoraho n'imbabazi. Nibusubize amaso mu bisekuruza bya kera murebe, ninde wiringiye Uhoraho maze agakorwa n'ikimwaro? Cyangwa ninde watinye Uhoraho maze akamutererana? Ninde wamwiyambaje akamusuzugura? Kuko rero Uhoraho ni nyir'imbabazi n'impuhwe, akiza ibyaha kandi agatabara mu gihe cy'amakuba. Hagowe ibigwari n'abagiranabi, hamwe n'umunyabyaha urangwa n'uburyarya. Hagowe n'uw'umutima mubi, kuko adafite ukwemera, niyo mpamvu atazitabwaho. Muragowe mwebwe mwadohotse, ese Uhoraho naza muzifata mute? Abatinya Uhoraho ntibasuzugura amagambo ye, kandi abamukunda bakomera ku nzira ze. Abatinya Uhoraho bashaka ikimushimisha, kandi abamukunda bakanezezwa n'amategeko ye. Abatinya Uhoraho bahorana umutima ukeye, kandi bakicisha bugufi imbere ye bagira bati, reka twishyire mu maboko y'Uhoraho, twoye kwiringira abantu, kuko ari we nyir'ububasha akaba na nyir'impuhwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mbuze ikintu narenza kuri ijambo ry'Imana. Kwiringira Imana ni iby'ingenzi. Kwiringira Imana ni mwebwe abatinya Uhoraho nimwitegereze imbabazi ze, nimutegereze imbabazi ze kandi ntimudohoke, hato mutazarimbuka. Ngo nimumwiringire, kuko ibihembo byanyu birateganyijwe, ntibizigera bibura. Abatinya Uhoraho nimwizere ibyiza bibagenewe, birimo ibyishimo bihoraho n'imbabazi.
barongera bakatubwira ngo musubije mu bisekuruzo bya kera nimusubize amaso inyuma, nta muntu wiringiye uhoraho wakozwe n'ikimwaro, nta wamwiyambaje ngo amutererane. Na n'ubu uyu munsi niko bimeze, nawe ntabwo rimwe na rimwe hari igihe ubona usumbirije ukagira ngo uhoraho yagutereranye, ariko uhoraho ari kumwe nawe ntabwo ashobora kugutererana, akwitaho. Ahubwo rimwe na rimwe hari n'ibyo akora wowe ntubashe kubibona kubera ko ureba nk'umuntu gusa, ariko uramutse urebye kure ukareba mu buzima bwawe bwa minsi yose, ahari ushobora kubona imirimo n'ibitangaza uhoraho ukorera rimwe na rimwe ntubibone, rimwe na rimwe ntubyiteho, bityo nawe ndagutera gusingiza Imana. Abatinya uhoraho ngo bashaka ikimushimisha, kandi abamukunda bakanezezwa n'amategeko ye. Byumvikane ko abamwanga bo amategeko ye ntabwo abatera kwishima, ahubwo bumva nyine ibintu bibi, ibyaha akaba ari byo basimbukiramo. Nababwira iki rero? Reka dukomeze n'umurongo, umutwe wa 3, ndetse ari nawo tuza gusorezaho. Umutwe wa 3 kuva ku murongo wa mbere kugera wa 16, noneho baratubwira ngo ni ngombwa kubaha ababyeyi. Reka twumve nawe ijambo ry'Imana ngo bana banjye ndi so wababyaye, nimuntege amatwi maze mukore bizabahesha umukiro, kuko uhoraho ahimbaza se w'abana imbere yabo, kandi agashyigikira ubutegetsi bwa nyina ku bahungu be. Uwubashye se aba ahongereye ibyaha bye, naho uhimbaje nyina aba ameze nk'uwihunikiye byinshi. Uwubaha se azaronka ibyishimo mu bana be, kandi umunsi azaba yambaje isengesho rye rizakirwa. Uhimbaza se araramba, kandi uwumvira uhoraho azahumuriza nyina. Utinya uhoraho yubaha se, kandi agakorera ababyeyi be nk'aho ari ba shebuja. Uzubahe so mu magambo no mu bikorwa, kugira ngo umugisha we uzagusakareho. Koko umugisha wa se w'abana ukomeza amazu yabo, naho umuvumo wa nyina ukayarandurira mu mizi. Ntukishimire ko so asuzuguritse, kuko ikimwaro kimukoze bitaguhesha ishema. Ikuzo ry'umuntu rikomoka ku cyubahiro cya se, kandi iyo nyina w'abana asuzuguwe bibabera umugayo. Mwana wanjye, jya ushyigikira so ageze mu zabukuru, kandi ntukamutere agahinda mu buzima bwe. N'iyo ubwenge bwe bwakendera, jya umugirira impuhwe, ntuzamusuzugure ngo ni uko wowe ukiri umusore. Koko rero ineza ugiriye so ntiyigera yibagirana, ahubwo izakubera impongano y'ibyaha byawe. Nugera mu makuba, uhoraho azakwibuka, ibyaha byawe bishonge nk'amahindu yikanze umucyo. Utererana se aba ari inkorashyano, naho ushavuza nyina aba ari ikivume imbere y'uhoraho. Irya ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, dutekereze ku bana cyangwa se ku rubyiruko rw'ubu. Ni gute tubanira ababyeyi? Turabubaha? Ababyeyi bacu tubafata dute? Ese tubatera ishema? Ese ntabwo twishimira ko basuzuguritse? Ese aho ngaho ntidushaka, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga tukiri bato turabanyunyuza imitsi, ariko twamara kugira icyo tugeraho tukabasuzugura, tukumva nk'abo batakiri abantu. Ababyeyi ni ikintu gikomeye, niba Imana yatunyujijemo kugira ngo iduhe ubuzima, niyo mpamvu tugomba kubakira kugira ngo uhoraho nawe, erega Imana ihoraho ni umubyeyi wacu. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo mutakoreye umwe muri abo ngabo baciye bugufi, ninjye mutabigiriye. None niba Imana ari umubyeyi wacu, uzavuga ngo nubaha Imana umubyeyi wacu, ariko uwawe utamwubaha? Reka dukomeze ku murongo wa 17 kugera ku wa 24, noneho batubwira umutima wiyoroshye. Nzabwira ngo mwana wanjye, ibyo ukora bijye birangwa n'ubwiyoroshye, bityo uzakundwa kurusha abagaba byinshi. Uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi, maze uzagira ubutoni imbere y'Imana.
koko rero uhoraho ni we nyir'ububasha, kandi ab'umutima wiyoroshya ni bo bamuhesha ikuzo. Ntukarakarire ibigukomereye cyane. Murihangana. Ntukararikire ibigukomereye cyane, kandi ibyo ubona ari insobe ntukabisesengure. Jya uzirikana ibyo wategetswe, kuko udakeneye ibintu bidafututse. Ntukivange mu bikurenze, kuko n'ibyo weretswe ubwabyo bisumbya ubwenge bw'umuntu. Koko rero benshi barindagijwe n'ibyo bihimbiye, kandi imigambi mibi ibayobya ibitekerezo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dukomeze dusoma noneho kuva ku murongo wa 26 kugera ku wa 29, batubwira kwirinda ubwirasi. Mu mutima unangiye uzabona amakuba, kandi uteza ibyago azabigwamo. Umutima unangiye ushavuzwa n'agahinda, kandi umunyabyaha yungikanya ibicumuro. Ingeso y'ubwirasi ntigira umuti, kuko urugemwe rubi rwayitoshyemo. Umutima w'umunyabwenge uzirikana umugani, kandi umunyabuhanga yifuza umutega amatwi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aha ngaha batubwira rero kwirinda ubwirasi, kuko n'ubundi umuntu nagira umutima ngo azabona amakuba, ndetse uteza ibyago nawe abigwemo. Ingeso y'ubwirasi ngo ntigira umuti, kuko urugemwe rubi ngo rwayitoshyemo. Urwo rugemwe nyine nyabune, ubwirasi si bwiza, ahubwo twagakwiye kubaho duciye bugufi, kugira ngo Imana yo abe ariyo ikuzwa muri twebwe, kugira ngo twebwe tugire twishyire hejuru. Noneho rero iki gice tugiye kugisoreza ku mirongo 2, wa 30 na 31, batubwira ikijyanye no gufasha abakene. Baratubwira ngo amazi azimye ikibatsi cy'umuriro, gufasha abakene bigahanagura ibyaha. Ugira neza aba yitega iminsi, maze yasumbirizwa akabona kiramira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu gusoza rero nanjye nabashishikariza guhora mugira neza, gufasha abakene, gufasha abantu bababaye, kuko ubihanagura ibyaha. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Kandi ngo ugira neza aba yitega iminsi, ntawamenya nawe ejo hawe uko bizaba bimeze. Ngo iyo umuntu rero ngo agira neza, ngo aba yitega iminsi, maze ngo iyo ashumbirijwe ngo akabona ikimuramira. Murakoze rero, mugire amahoro. Ndabashimiye kandi mbifuriza amahoro rwose y'Imana, mbifuriza guhirwa mu byo mukora byose. Ariko nanone mbere y'uko dutandukana, ndagira ngo mbibutse ko niba wanyuzwe n'iki kiganiro, niba wafashijwe n'ijambo ry'Imana, ibuka gukora subscribe, no kunsogera kugira ngo tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. Ntiwirengagize kandi gukora mu gihe waba ufite inyunganizi, igitekerezo cyangwa icyifuzo, kukitwandikira muri comment, kandi nanone ukabisangiza abandi niba abibona ari ingirakamaro, kugira ngo ijambo ry'Imana ryogere ku isi hose. Bisangiza abandi, ukora share ku bantu ahantu. Noneho kandi ntukibagirwe kutwereka niba wabikunze, icyo wakunze rwose ujye ukora kuri like, kugira ngo tubane. Ndabashimira, mbifuriza amahoro y'Imana. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bica hano kuri iyi channel ya Iga Menya, kandi uyoborwe n'ijambo ry'Imana. Tujye tubana uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo tubeho tubereyeho Imana, kandi tuyibere igisingizo kiyikwiriye. Ndabashimiye rero mwese, Imana ibaha umugisha.